ndabasuhuje nitwa bavuga neza Jonathan, reka tuganire turagaruka ku itangazo risohowe n'abo muri leta zunze ubumwe z'abanyamerika. Igisirikare cyabo kirwanira mu burasirazuba bw'isi bwo hagati CENTCOM basohoye itangazo ribika aho bari kumenyesha abantu ko kubw'ibyago abasirikare babo bari guhangana na mesire z'abanyayirani mu gihugu cya Jordani ko baguye ku rugamba nyine ntawe uhakuriza itamurya, niko umukuru w'igihugu cy'u Burundi bwana Varisito Ndayishimiye yavuze. Mu itangazo ryabo banditse baravuga ngo it is a statement on recently foreign missing US service members. Ni itangazo ryabo ku basirikare babo bamaze gupfa ndetse n'ababuri burengero mu kanya. Ariko iri tangazo ryabo riragaruka ku gikorwa cyabaye ejo ku itariki 17 ahabaye ibitero Iran yagabye yivuga ko yari kwibasira indege za leta zunze ubumwe z'abanyamerika ziba muri Jordani aho ziparitse. Ni indege z'intambara na za zindi bita amarishoring, za zindi zigenda zinywesha izindi mu kirere ziri kugenda ari ama street bombers. Muri itangazo ryabo ubwo muri hangana ibyo mwumva bisakuza n'ijiri uri ku moto nyine nta kundi ubwo ariko turagakoreraho nta kundi. Jire we Yego, ibyo bintu biri gusakuza rwose bicecekeshe tugende. Iri tangazo ryabo baravuga ngo none ku itariki 17 abasirikare babiri ba leta zunze ubumwe z'abanyamerika, ku itariki 17 z'ukwezi kwa karindwi nyine abasirikare babiri ba leta zunze ubumwe z'abanyamerika US service members in Jordan were killed in action as US Central Command CENTCOM and partner forces defended against Iranian ballistic missile and drone attacks. Bati rero abasirikare bacu babiri bari mu kazi ndetse n'abandi bafatanya bikorwa bacu bari kugerageza guhangana na misile balistike z'abanyayirani ndetse na drone zabo. Additionally abo basirikare bapfuye nyine baje guhitanwa n'izo misile. Additionally one service member is currently missing in action. Bati kirenze kuri ibyo kandi nuko undi musirikare umwe nawe yaje kuburira mu icyo gikorwa. Ariko sabuza ati ngira ngo iyo bari kudefanda baba bahagaze ahantu hamwe wenda bari kuvuga bati kubitagiye kiriya kiramanutse bagasekura. Ntabwo igisirikare mbizi ariko umusirikare arabuze. 4 American service members were medically evacuated to Jordanian hospitals. Bati rero abasirikare bane ba leta zunze ubumwe z'abanyamerika nabo baje American service members were medically evacuated nabo mu buryo bw'ubuvuzi baje ubwo n'abasirikare bari bararashwe muri interpretation yanjye ariko uko mbyumva medically evacuated mu buryo bw'ubuvuzi bahungishijwe. Ubwo no kuvuga bari kwa muganga barwariyeyo hanyuma baza guhungishwa to Jordanian hospitals ku bitaro by'abasirikare na ku bitaro bya Jordan. Wenda bari barwariye mu kanzabo hanyuma bahungishiriza mu bitaro bya Jordan. They have since been discharged. Others personnel who were evaluated for minor injuries have returned to duty. Hari abandi basirikare nabo bari bamaze iminsi barakomeretse bafite ibikomere bitoya. Abangaba nabo nyuma yo kugenda bo gusuzumwa baje kugaruka mu nshingano. Out of respect for the families, kubw'icyubahiro tugomba imiryango yabo, CENTCOM will withhold additional information. CENTCOM ubwo ni igisirikare cya leta zunze ubumwe z'abanyamerika kirwanira mu burasirazuba bw'isi bwo hagati kirakomeza gutanga andi makuru ku miryango yabo, including the identities of the fallen warriors, harimo n'amazina imyirondoro y'abasirikare bapfuye, until 24 hours after the next of kin have been notified. Ibyo turabikora mu gihe cy'amasaha 24 mu gihe tegereje ko hari abo bafitanye amasano, their next of kin, abo bafitanye amasano ko bamenyekana. Ubwo aho ngaho we wumva ko na kashe ziba zirimo kuko umusirikare wa leta zunze ubumwe z'abanyamerika uguye ku rugamba imiryango yabirara ariko bahabwa impozamarira. Ibyo birasanzwe ku miryango y'abasirikare, niyo mpamvu bashyiraho the next of kin. Jire yego, karibu cyane tuganire. yego. Jire iri tangazo rya CENTCOM rije rihurirana n'uko Irani umuyobozi w'ikirenga wa Iran yababwiye ngo nibasesa ibyitwa Islamabad kuko sinyatire ya Trump ni imfabusa, ni nta kimaze. Yego. So nukuvuga ko intambara yeruye ahangaha yatangiye rero. Niba uhoraho atari we wubatse inzu ba nyiri ukuyubaka baba bagokera ubusa, niko Bibiliya ivuga. Gusa hari n'abandi bagokera ubusa biturutse ku kubakirwa nabi kandi bahenzwe cyane.
aba ni nabo babwiwe ko kubaka inzu zigezweho z'ama etaje bihenda. Nibo babwiwe ko mu Rwanda nta bubatsi b'abahanga b'abanyamwuga bahari. Aba rero ni abatazi Molly Group Limited, kompanyi y'ubwubatsi imaze igihe kinini cyane yubaka inzu zigezweho hirya no hino mu gihugu, zaba izo guturamo cyangwa se izo gukoreramo, zaba nini cyane, iziringaniye cyangwa se nto. Dukorera hose mu gihugu. Dufite aba engineer bafite ubumenyi n'uburambe mu kubaka inzu nk'izo tubona mu mijyi iteye imbere yo hirya no hino ku isi. Nta muntu wakoranye na Molly Group Limited ugitangazwa n'imyubakire y'inzu iyo ari yo yose igezweho. Zose turazubaka. Wowe utubwira ubwoko bw'inzu ushaka kubaka, tukagukorera design yayo, tukabara amafaranga izatwara, tukagushakira icyangombwa cyo kubaka ku buntu. Hano ni byiza kubisubiramo. Icyangombwa cyo kubaka tukigushakira ku buntu igihe ari twe tuzakubakira. Wishyura amafaranga mu byiciro, ubundi ugashyiraho umuntu wawe ugukurikiranira umunsi ku wundi uko imirimo igenda, akanasinya haba ku bikoresho byakoreshejwe haba no ku buryo twubatse. Tubanza kugirana amasezerano tukajya no kwa noteri. Imirimo yose igenda nk'uko wabiteguye kandi ntabwo bihenda. Nawe bakubeshye ko miliyoni 50 zitubaka etaje. Hanyuma si ngo kuri miliyoni 35 ntiwabona inzu nziza irangiye ikorewe amasuku isigaje gutahwa gusa. Hanyuma si ntabwo ari ibyo gusa, kubera ko twubaka n'inzu nini cyane nk'ama appartement, ama hotel n'izindi nyubako nini cyane. Ubwo kandi ni nako byihuta. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 87 42 70 wanagana aho dukorera ku Kinamba mu mujyi wa Kigali. Dufite ishami i Rubavu kandi amashantiye yacu ari hirya no hino mu gihugu. Sura urubuga rwacu rwa internet wa_Molly_Group_rawa. Iyi website yacu yubatse ku buryo uyisura ashobora no kwikorera devi ubwe. Wanasura imbuga nkoranyambaga zacu. Facebook ni Molly Group Limited Construction and Design. Kuri TikTok ni Molly Group Limited. Mu ijambo rimwe. cyane, ariko nubwo bavuga ko yapfuye ni ukuvuga ngo ndikigaragaza ko ari kwemeza nyine ahari we nyine icyo kintu cya mbere ari gukora. Ahubwo sabyemeje ate nawe kujuje kuturangiza? ari kubyemeza mu bikorwa. Niba ari kuvuga ko sinya Trump gifite agaciro, no kuvuga ngo ibyo se bishobora kuvugwa n'umuntu udahari. Erega avuga yandika ikibazo, ntajya kuri televiziyo cyangwa ngo abonane n'abasirikare. Avuga yandika. Kujya kuri kamera ni byo cyane ukurikije n'ibiharimo. Rese bari kugaba ibitero ku birendo bya Amerika bari muri Jordan y'abasirikare, hanyuma ubwo bwo kujya kugaragara kuri tele. Noneho nuko telefone yawe twumva iri gucika ko papa we yajyaga kuri kamera. Reka buri rimwe na rimwe amakosa abantu bakoze abandi bayigiraho bakirinda nabo kuyakora. Naringize mu gihe kunsubiza nka hari inkuru ya kera amoko akivugwa mu Rwanda, hari inkuru bajyaga bavuga ngo ni umutwakazi bigeze kubaza. Baramubwira bati niko ye ko tureba uhetse umwana mu ruhu rw'imbwa ntabwo uzi ko bimukungurira. Nawe arangije arababwira ati namwe nanga ko mukabiriza ibintu mubigira birebire. Ati ubuse ko nyakwigendera arirwo uko mukuru we nyakwigendera arirwo namuhekagamo yabaye. Kandi ariko nyine yarapfuye. Ariko mukuru we n'uwe yitabye Imana se ko narumuhetsemo yabaye iki? Ntabwo yari yarakuze. None nawe rero ugiye kumbwira uti none Ayatollah Sayyid Khamenei kuba yarazaga kuri kamera uti nyine we yarangiye ate? Nabyo byoroheje kumutrackinga kugira ngo bamwice. Leta zunze z'Abanyamerika muri Jordan ngira ngo ubwo naho haba hinjiye muri cible y'Abanya-Iran ku buryo bukomeye. Ntabwo Jordan ko mwajyaga mumbwira ko ari igihugu gifite uburinzi bukomeye kiri gufasha cy'Amerika kugira ngo kibarinde imisire z'Abanya-Iran. Usibye na Jordania na Israel raswa kandi nicyo gihugu gifite igisirikare cyambaye muri kariya karere. Gusa nanone ibintu byo gukora ibitero ku birindiro bya Amerika bakica abasirikare ntabwo byari biherutse. Yego. Ntabwo byari biherutse. Ubundi bagabaga ibitero ahantu hari amastoke y'intwaro, bakagaba ibitero ahantu hari amahelikopteri. Ariko kuva batangiye kwibasira ahantu hari ibikorwa wakwita ko noneho bihita n'ubuzima bw'abantu muri rusange. Nk'ari abavuga ko abangaba bari barwariye banafite udukomere duto bamwe muri bo. Yego. Ni icyerekana ko nyine biteguye guhombya Amerika ku kiguzi cyari cyose, bikava no mu bintu bikajya no mu bantu. Noneho ariko nanone ubwo bikaba bivuze ko tujye kwinjira muri faze y'intambara ikomeye. Ntekereza ko Amerika niva kwiraburira abasirikare bayo no kubashyingura, none hiraza ivungagura.
ibi n'ubundi ni ibishimangira umugambi wa Iran, kuko ubu ngubu nubwo turimo kuvuga abangaba barasiye muri Jordania, yego, hari umudamu umwe n'ubundi nibwo yari agikiruka icyo wakwita nka bya bikomere byagabwe muri base militaire yari muri Iraq mu 2020. Yari umuliyetona koloneli mu ngabo za Amerika. Yego, yari afite uko byagaragaraga yavugaga asa n'ufite nyine ibibazo afite kare nk'ibyihungabana yatewe n'ibitero bya Misiri yabonye, ariko kimwe mu bintu nibuka yabwiye ikinyamakuru cyitwa Politico cyo mu Budage, yarakibwiye ati ntabwo twari tuzi ko natwe iyo turashe ibintu nka biriya abantu bamera kuriya. yego, ati twabonye ibintu by'ibishashi by'umuriro bitwituraho, ati ku buryo no kukibona cyonyine kigwa hafi yaho uri wowe ubwawe washobora guhita wikubita hasi. yego. So nabango rero kuri Amerika kwihorera ni hame, ariko nanone bagiye kujya nabo bakumva ubukana bw'intambara batangije, cyane ko nibizana no muri akisi ya gisirikare bizatuma igisirikare cy'ubwacyo gishobora kuzasunikira Trump kuva muri iyi ntambara kurenza uko wenda yarasanzwe abyumva, cyangwa se yaranze kubivamo kwako ababimubwira ari abasenateri n'abandi bantu basigaye bo mu bademokrate. Yego. Gufata neza ubuzima bwacu nibyo biduha umusaruro mwiza mu kazi. Ariko se wavuga gute ko ufashe neza ubuzima bwawe udaha umubiri wawe ifunguro rifite imbaraga? Mariam Snacks ibi tubyumva neza cyane, kandi tukazirikana ko umubyizi mwiza ushingira ku ifunguro wafashe mu gitondo mbere yo gutangira akazi n'ifunguro rya saa sita, kandi aho hose tukazirikana ko atari ngombwa guta akazi kawe. Ubu hamwe na Mariam Snacks ntabwo bikiri ngombwa kuta akazi kawe wagiye gushaka amafunguro, kuko tuyagusangisha ku meza y'akazi kawe. Mariam Snacks tugufitiye bajia, chapati, cake, isambusa, Rolex special, igikomando n'ibindi funguro ribangutse kandi ritegura musuku nkuko wabyifuje. Nawe wakoresha komande yawe, duhamagare kuri telefone 07 98 70 09 cyangwa 07 29 50 80 63. Kuba ari kure chance z'ubwubatsi, amagaraje, mu masoko n'amaduka aho mukorera turabibahasangisha. Icyo usabwa gusa ni ukuduhamagara ukatubwira icyo ushaka ko tugutegurira, tukaba ari cyo tukugezaho. Uramutse kandi ufite abashyitsi mu rugo iwawe, mu birori bya anniversaire, wabatirishije abana cyangwa ibindi birori by'iwacu mu ngo, turaza tukagukorera snacks wakiriza abashyitsi, urugo rwawe rukizihirwa. Muri Kuwait naho nahandi hagaragaye ko abaturage barunze ku kibuga cy'indege babuze inzira, ukurikije amashusho ari kuvayo ari kugaragazwa n'abaturage baho. Abaturage bari ku kibuga cy'indege, kandi ibibuga by'indege hariya mu karere byafunzwe, ariko abaturage bari guhunga igihugu. Ibi Kuwait yari byiteze? Yego, ndiho ndakubaza, mu gihugu cya Kuwait amashusho yafashwe n'abaturage baragaragara ku bibuga by'indege babuze, bamwe bafite aho kwicara, abandi bafite ababakira, kubera ko indege ntabwo ziri kugenda mu kirere, kandi abaturage bari guhunga igihugu. Ibi Kuwait yari byiteze? Ntabwo yari byiteze, ariko nanone ejo bundi kuva hagabwa igitero cya drone, yego, nibwo nabibonye ko drone zari zinyanyagiye mu kirere nk'udusiga. Yego, ni ibintu rero by'ubwabyo byayobeye abaturage, no kubona ahantu hari kubera ko icyo gitero cya drone cyari kigiye ku bintu bya Amerika n'ubundi byari biba muri Kuwait. Yego, ariko noneho mbere ko kihagera urabona ko inyenyeri ziba zimeze mu kirere, nako drone zari zimeze. Yego. So kuvuga ngo rero umuntu aricara ari ahantu nyine, niba ibirindiro bya Amerika n'ahantu barinzwe, hari mu hambere barinzwe kurusha ahandi. Yego. Kuba harimo kuraswa drone zikaba zimanuka nk'amabuye cyangwa se urubura rukaza rwisekura ahantu nk'ariya, abaturage ntabwo ari ibintu babiteze. Rero tukona ko Kuwait bwangira ngo ari yariringiye uburinzi bwa Amerika, ari bya navuze ni wiringira umugabo mbwa, cyangwa se wizera umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe. Yego. Ibihugu byananiwe gushora mu kwirinda ndetse no kubuza Amerika gutera Iran, byahubwo byemera kwishyira muri riske kubera ko bizi neza ko Amerika ari ibifasha. Yego. Ariko nabanga ubu ngubu nibwo biri gufesinga ingaruka, nibyo biri kumva neza ingaruka no kurenza na Amerika yabishutse cyangwa se byashyigikiye muri rusange. Yego. Kandi mpamya ko bitazanahagarara, n'ibinareba nabi ahubwo turajya tubona bigaragambye mu muhanda bavuga bati ubutegetsi buriho bugende, kuko ntabwo buri gukora mu nyungu zacu, bwaje kugira ngo turimbuze intwaro z'abanyamerika. Yego.
ibi bihugu cyane cyane Jordan ni igihugu nacyo kitagishyigikira urugomo rukorerwa mu kariya karere. Byagenze gute kugira ngo kinanirwe byibuze gushaka uburyo cyakizibukira ko igihugu cyabo cyasenyuka kuri uru rwego tubona bitangiyeho? Jordaniya iyobowe n'ubwami. Yego. Iyobowe nka kuri Arabia Saudite iyobowe. Yego. Nese uriya muryango w'Abasaudi ntabwo uzi ko ari Abongereza bawuzanye ku butegetsi muri Arabia Saudite. Abongereza bawuzanye uriya mwami wa Jordaniya n'abantu bari hafi ye ni abakire cyane, ariko abandi baturage barakennye. Ariko muri uku gukira kose akesha amasezerano yagiye agirana na Israel yajyanye na peteroli ndetse no kwemera gukorana nayo binyuze muri cya kindi twita mutual agreement cyangwa bilateral agreement. Yego. Ubwiya rero nawe ni pupe nk'abandi bose, ntabwo ashobora kwifatira icyemezo habe namba. Ni bya bindi ati mu ndeke ngewe nyire ntabwo nzabarwanya, ahubwo nzabafasha mu kurwanya abatabumvira nka Iran. Yego. Kuko Jordaniya n'ubundi nayo igira ibirindiro bya ingabo za Amerika. Yego. So muri aya masezerano bagiranye na Israel niho hantu basa naho nabo bakoreye amakosa nk'ay'ibindi bihugu byose ubona biri gufesinga ingaruka cyane bifite ibirindiro bya Amerika muri kariya karere. Yego. Nabango rero yitaye mu kamashu nayo ubwayo ntabwo ushaka kwivanamo ngo ivemo, niyo mpamvu tubona nyine ingaruka zirimo kuyigeraho na n'isaha kugeza ubu ngubu. Mu butumwa bwatambukijwe n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran yavuze ngo the violation of the memorandum of understanding once again proved the worthlessness and invalidity of the American president's signature. Ukurenga cyangwa kwirengagiza amasezerano y'amahoro ya Islamabad nanone ni ikindi gihamya kitweretse ko sinyatire ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika ari imburagaciro nta kimaze. Abanyayirani utwigoro bari bakoze mugani w'abarundi two kugira ngo bemere kujya ku meza y'ibiganiro, bo bagendaga bavuga ngo tugiye guprovisi, tugiye kuyihamiriza ko tutari ibyihebe nk'uko babivuga, ahubwo twebwe twemera ibiganiro, ahubwo ko ibyihebe ari abatujyana mu biganiro kandi buri gihe bakaturasa mu gihe cy'ibiganiro. Iyi ntambara Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika itangije nyuma y'ibiganiro, nyuma y'izo narrative zose zagiye zivuka, Amerika ifite ikizabwira isi iri kugaragaza ko Irani koko ari igihugu cy'ibyihebe nk'uko bakivuga. Erega Amerika ifite umugambi wo gushimuta ubukungu bw'isi mpuzamahanga. Ifite umugambi wo kongera kugenzura isi inkoni y'icyuma nk'uko yabigenje mu myaka ishize. Ariko ntabwo bizayorohera kubera ko n'ibindi bihugu wakwita ko byungukira muri ubwo bukungu mpuzamahanga cyane ubw'igitoro muri rusange nk'ubugenera ubundi bukungu bw'ibindi bintu bisigaye muri rusange. Yego. Birahari biri maso. Yego. Amerika rero imeze nk'irwana intambara yayo ya nyuma kubera ko izi neza ko uvanyeho kiriya gice cy'uburasirazuba bwo hagati utirwa kwayo na Iran buriye. Nicyo kintu cyaba nk'ikirangirije ubuhangange muri kariya karere. Yego. Ariko abanya-Iran nabo barabibonamo icyo wakwita nk'ishema cyo kuba bumva bagiye gusubiramo amateka yakozwe n'igihugu nka Vietnam, noneho hejuru y'igihugu cyabasuzuguye kikabafatira ibihano imyaka irenga 47. Yego. Niyo mpamvu kubanga Amerika ntizabona ikibwira isi n'ubundi n'itsindwa izageraho ibyegeka aho bazishyura fagitire niba yabaharaye ibayo ntabwo ariyo, babonye ko n'abandi hari amafaranga yo gusana Iran miliyoni hafi 300. Yego. Nibo bayatanze ntabwo ari Amerika yayatanze. Yego. Amerika ifite abantu igomba kwempozaho ibyo ishaka bijyanye n'uko na rezilita zavuye muri iriya ntambara. Ariko nayo irashaka kugenzura Hormuz mu binabwiza, kandi ibyo nabyo Bashinwa n'Abarusiya ntabwo biteguye kubyemera tuvanyeho na Iran. Yego. Kuko nabo barabizi neza ko niba bloka muri Hormuz bazasigara puissance régionale ko puissance mondiale. Yego. Icyo kintu no cyo kurwanira kuza muri club yo kuba puissance mondiale bitaro kwa regionale gusa kwa konerezwa ngo muri Indo-Pacifique Abashinwa ari kuzamuramo puissance. Yego. Uvanyeho wenda uko wenda mu gisirikare nabo ari kugenda bashyiramo amaboko n'imbaraga. Ngo ikizabihamya ni cyuko Amerika nayo izagenda influence hariya, kandi ubonye ko barabyiteguye barabikora, bohereza abachips yo gukora za misile n'ibiki byose na drone. Yego. Kuri Iran banatanga n'ama defense system. Yego. Nyega ko nari amastrategie yandi yasigaye yo gukoresha ama helicopter y'ubucukuri koza bagashyira ahantu indege ziraho zitari zo mu by'ukuri. Nyega ko bari mu bantu bagiye babafasha mu kuyashyira mu bikorwa cyane, kandi babonye ko biri mu bintu byafashije Iran cyane kwihagarara. Yego. So
ndakeka ko rero wango muri cya kindi twita intambara, yego nakumva, muri cya kindi twita intambara yo guhanganira ubuhangange no guhanganira kuzamo hagati muri centre ya geopolitique y'isi muri rusange. yego Ibihugu byo muri est cyangwa se ibihugu byo twagita kari nka Cote BRICS bifite iturufu yitwa Iran. yego Uretse ko nayo ishaka kwipozisiyona igihugu kiri puissance kidashobora kuvugirwamo nka kuri wenda ubona za Turkiya zimeze n'ibindi bihugu. icyo kintu uvuze kirakomeye. mu kanya iryo jwi wari wumvise ryari rije nk'iri kuderanja, ntabwo rigamije kuderanja ahubwo kwari kugira ngo turyumvishe abantu. ni igisirikare cyitwa Sepa Navi, ishami rya IRGC rishinzwe kurwana intambara yo mu mazi, ari naryo twavuga ngo niryo mu by'ukuri riri kurwana iyi ntambara yo kurinda kw'amato anyura mu muhora wa Hormuz adahawe uruhushya cyangwa atagenzuwe na Iran. Umva ubutumwa bamaze gutambutsa. arimo aravuga ati iri ni ijwi riri guhamagara, turi kubwira baba abanyura mu mazi ya Omani cyangwa se abanyura ku mukika wa Hormuz ya Iran. umuhora wa Hormuz uracyafunze, tuzawufungura ku itegeko ry'umuyobozi wacu Imam Khamenei, ntabwo tuzawufungurira kuri Twitter z'ibigoryi bimwe tubona ku mbuga nkoranyambaga. nuramuka ushaka kunyura muri uyu muhora ugomba gusaba uruhushya cyangwa ugomba gutambukira ku ruhushya rw'igisirikare cya Iran kirwanira mu mazi aricyo Sepa Navy. amato yose abizi neza ko byaba afitanye imikoranire n'umwanzi azaraswa mu gihe cyose azagerageza gutambuka mu muhora wa Hormuz. yego azaraswa igihe cyose azagerageza kunyura mu muhora wa Hormuz. none aba bantu na determination ya Sepa Navy, ubwo ni igisirikare cya Iran ndetse na urongera Quds Force. aha ubwo ni kuko Quds Force burya ni ishami kabuhariwe rigize IRGC. biraza gukorana gute rero n'intego Trump avuga zo gufungura umuhora wa Hormuz? ntabwo uriya muhora azapfa kuwufungura bimworoheye. yego azabivuga nibyo, mpamya ko bizamubera nk'intsinzi za Zelensky tujya tubona ku matwita cyane kuruta kuzibona kuri tele. yego kuko urebye manevre zose Donald Trump yakoze kugira ngo abashe gufungura muhora, uko yagerageje kose kurobinga Uburayi n'abandi barayi kugira ngo baze muri biriya bintu bakabyanga, kugeza n'ubwo twabonye bamagana babangura bazohereza n'indege zabo mu kirere cyare bakazibuza kuguruka. abantu bose hari ahantu barababwe, sinzi niba atari ikintu. noneho urabona igihugu nka Israel ni umwarayi wa Amerika. yego nari nzi ko kizaza gufasha wenda mu gukoresha ariya aircraft carriers n'ibiki byose kugira ngo wenda abashe cooperating mu buryo bukwiye. ariko ku kijyanye no gufungura umuhoro ubona ko babwira Amerika ati mujyeho mubanze mugerageze, hari n'ibi bakundira tuzaza nyuma tuje gutanga umusada. ariko ubwabo nta muntu uteguye kwishyira muri riske kugira ngo afungure uriya muhora. ikindi cya kabiri, uyu Trump nawe ngira ngo ni bihora bimubera hari hurizo, kuko bigaragara ko uburyo bwonyine bwakoreshwa kugira ngo uriya muhora ufungurwe yego ni ugusenya Iran completely. yego bate ni ukuyisenya bakoresheje bombe atomique. yego nkuko yigize kubishaka kubikoramo amahitamo ubushize igihe Danny Kaine yamwimaga launch code, nuclear launch code. ibyo byo ubwabyo ni byarangiza Amerika ko n'ubundi byatuma ibindi bihugu byose bifite arome nuclear ku isi byaba byemerewe gutabara Iran kwa zo iyo ntazigira. yego kandi biramutse bizikoresheje ngo byazikoresha bizerekeza ku butaka bwa Amerika, ntabwo byazikoresha kuri Iran. icyo cyaba ari ikintu cya mbere kibi kibaye mu mateka, kuko Amerika nibo bwa mbere yabigiye kurwanira ku butaka bwayo guhera mu myaka hafi 80 hafi n'itanu. ubwo nabaze kuva igitero cya Pearl Harbor mu 1941 ntibakigabwagaho n'Abayapani.
niba urebye imbaraga zose Amerika ifite ukareba ubushobozi bwose yajyanye muri Ukraine, ahantu hashoboraga gukoresha ubundi bushobozi buhambaye bwanajyanywe bukakusanywa ku buryo bukaze. Ni kuri kiriya kirwa cyabo kiri mu Buhinde bagenzura. Ntabwo nibuka neza izina ko n'ubundi gikunda guhagurukira indege zabo ziza kuba biteterane n'ahandi. Ukareba ariya mato bazanye ashobora gukoresha imbaraga za kirimbuzi. Ni amato ashobora guparika indege zigiye zitari munsi zirenga 150. ngo abakabaye barakoze ikintu kigaragara kugeza ubu. Ariko wabonye ko aya mbere yarashweho bakayahungisha. Rimwe na rimwe njye mvuga ko izi ntwaro z'aba bantu zabagira zikaba zacyabakanga, kuko n'ubundi ziraza ariko ukabona ibyo zigomba gukora si byo ziri gukora. N'umuyobozi wakabaye ategeka ko zikoreshwa arabitegeka uyu munsi, ejo ati bari kunsaba ibiganiro. Nawe ubwo ubona ko ari muri dayirema yo gufata icyemezo cyatuma yivana mu kibazo yishyizemo. Turi kumwe n'abafatanyabikorwa nanone, aho turi kumwe nabo muri Group Limited. Aba barakubwira ko ushobora kunyura kuri website yabo y3.morigroup.limited.rw. Umaze gusura y3.morigroup.rw, umaze kubasura kuri website, nawe ushobora kugira uruhare mu kwishushanyiriza uko inzu yawe izaba iteye, kubera ko urahasanga ibishushanyo mbonera by'inzu zitandukanye bitewe n'ubushobozi n'uko ukunda, umuderi ukunda, hanyuma ubirebe. Wibuke ko bakubwira ko kuri $57,000,000 cash yafite bashobora kukubakira etage mu bugeni bwabo. Naba architect n'abubatsi. Bahamagare kuri 0787731432. Nanone abangaba batumwe hariko yuko bimaze kugirana amasezerano akorewe kwa noteri, bahita ko bagushakira icyangombwa cyo kubaka, kandi n'ubundi muri ya mafaranga wabahaye, kandi iyo mwatangiye kubaka nawe uzana umukapita wawe uzahagararira inyubako yawe. Turi kumwe nabo muri Kunda Ubuzima Healthcare, batanga ubuvuzi bwifashishije ibimera n'indi miti gakondo yo ku mugabane wa Aziya nko mu Bushinwa n'ahandi. Aba rero bakakubwira ko imiti yabo cyangwa se izi nyunganiramirire zindi batanga baziguha mu gihe baziguha kubera ko FDA, urwego rw'isi rushinzwe imiti n'ibiribwa ku isi, ubuziranenge nyine bw'imiti n'ibiribwa ku isi, FDA, harari y'abayisilamu nayikora nk'ibyo, ndetse na za GMP barabisuzumye nyine basanga V. Bahamagare kuri 0788 iyo nimero iri kuri WhatsApp, bakorera hari hafi na Hotel Okapi i Kigali, cyangwa bahamagare kuri 0776613518. Iyi nimero iri muri Uganda, naho bafite yishami QIT Healthcare riri muri Kawempe, mu nyubako ya Kawempe Plaza iri hafi na Benzina Petroleum Station. Turi kumwe nabo muri Multiplastic Company Limited, barakubwira ngo singombwa igishoro cash, ahubwo igishoro cyo mu mutwe na commitment, ukwiyemeza. Wowe ushobora kuba ufite potentials mu gucuruza, ururimi rwawe ukuzi kuvuga, jyayo bagupakirire ikamyoneti yuzuye maneke ujye gucuruza. Izi maneke abagura imyenda, abacuruzi b'imyenda barazigura, kuko nta mucuruzi w'imyenda cyangwa abamurika imideri batazikenera. Bahamagare kuri 0788401843 cyangwa 07906320 bakorera hara mu mujyi Nyabigenge mu quartier Mateus, hafi na station ya SP iri idasakaye, iri hafi n'umusigiti w'abayisilamu. Turi kumwe kandi nabo muri Swiga Group Limited. Aba bacuruza barafu. Izi barafu zirifashishwa ku sportif ndetse no kubajya mu kabari cyangwa bar resto, mujya muzishyira muri cya kinyobwe kugira ngo kamwe gafutse kandi kagabanyije urutobetobe n'isindwe alcohol. Ariko ikirenze kuri ibi nuko bo bafite umwihariko wo gukonjesha ibinyobwa by'ubukwe bwose. Freddy, aba bantu ndabakurangiye, ndabizi ko uzakora ubukwe bw'igisirimu. Ndagusuhuje. Bahamagara rero kuri telefone 0788599099. Bahamagare kuri iyo nimero, abafite ubushobozi bwo gukonjesha inzoga zose z'ubukwe bwose. Bafite ibisanduku bashobora gushyiramo amakese 50 icyarimwe. Uzabakiza amakese angahe? Ndayizi hari ubukwe bwinshi cyane nagiyemo butari bufite izo kese 50, kandi bwari ubukwe bwiza, abantu bataha banyuzwe. Ariko ushobora kuvuga ngo nzabakiriza amakese 300, bitwaye iki se ubushobozi bwawe? Ubundi nta niyo meaning y'ubukwe. Bafite ubushobozi bwo kuzikonjesha zose, rero abantu bawe bagataha banyoye ku buryo bijuse, kandi bakijuta buri wese bijyanye n'icyanga cy'umwe konje,
wenda ariko bagira umwihariko w'uko izi barafu zabo ntabwo ari za zindi abagira ibibazo by'amasinusite n'ubuhumekero bajya banywa nyuma bikabagora. Turi kumwe nabo muri Future Mobile Phone, abangaba Future Mobile Store bafite Samsung Galaxy kuva kuri A6, 7, A16, A17, 26, 32, 57. Bafitemo na Samsung series za S kuva kuri S25 Ultra na S26 Ultra. Bafite kandi na iPhone za series za iPhone 17 n'izindi na ndumuna zazo. Telefone yose ifite garanti y'imyaka 2, bakora top up aho ujyana ishaje bakaguha ishyashya. Bahamagare kuri 0782631243 cyangwa 0784 Mariam Snacks nabo bakuzanira snacks aho utagombye guta akazi. Rero ndaguha nimero yabo kugira ngo n'igihe uri mu kazi cyangwa se ejo ufite anniversaire cyangwa ibindi birori runaka ufite abashyitsi bazaza kugusura, uzi iyo bafite udu snacks twatu n'umuntu abatamira mu gihe muririre k'ifunguro ryo ku meza riboneka naryo, ariko bazi kuritegura kandi n'abahanga muri byo. Bahamagara rero kuri 07 98 798 cyangwa 07 29 50 80 63. Mu byo bakora snacks zirimo bajia, chapati, keke, isambusa, Rolex special, igikomando n'andi mafunguro yandi ndetse n'umwihariko washaka bitekana. Jire, ubutumwa mu kanya butambutse ku itangazamakuru ry'abanyayirani ryitwa Fars News Agency, biro ntaramakuru by'abanyayirani ariko rikorana bya hafi na IRGC, kiriya gisirikare gishinzwe kurinda impinduka y'Isilamu ya Iran. Baravuga ngo uwitwa visionnaire kuri Twitter we abisubiramo yavuze ati ariko rero niba bitagenzuwe neza aka karere k'uburasirazuba bw'isi bwo hagati gashobora kwisanga mu cyo yise apocalyptic economic shutdown, uroye ni nk'imperuka y'izimangatana ry'ubukungu mu Kinyarwanda. Ati ibingibi ndabivuga mbitewe nuko Irani imaze gusohora ubutumwa gasopo ntangamarara yo kwitonderwa igaragaza ko ishobora gusenya aka karere kose, icyo yise unleash total devastation on the world's most critical commercial hubs if Washington strikes back tonight. Abantu Irani yo yavuze ko mu gihe Amerika yakora ikosa ijoro ikarara ishubije igasubiza iri kurasa ku bikorwa remezo bya gisivili, nabo baraza kurasa ku gicumbi cy'ubukungu mwa karere. Icyo gicumbi cy'ubukungu kiri hehe? Muri UAE. Ubwo ni Dubai rwose bavuze ngo baraza kurasa ku kibuga cy'indege cya airports of Dubai and Abu Dhabi, baraza kuharasa. So muri ubu butumwa rero bwatambutse kuri broadcast bwatambutse nyine kuri iyo televiziyo ya Fars News Agency, n'ubundi gifite aho gihuriye ni nk'ikigo cya leta vis-a-vis na IRGC ntiwabitandukanya, ariko baravuga ni umuyobozi mukuru mu rwego rwa gisirikare cya Irani ariwe wasohoye uwo muburo. Aravuga ngo leta zunze ubumwe z'abanyamerika niza kurara isubije niza ko turasa mu cyo yita gusubiza ibitero byacu, natwe turaza kurasa ko kanya tudaciye ku ruhande muri United Arab Emirates. Itangazo ryabo cyangwa se indahiro rikaba riri kuvuga ko leta zunze ubumwe z'abanyamerika niza kugaba ibyo bitero yita ibyo gusubiza ibya Irani ikarasa ibikorwa remezo bya gisivile muri iri joro, immediate evacuations must begin. Turaza guhita ko natwe turasa kuri international airports of Dubai and Abu Dhabi, cyo kimwe na megaports of Fujairah and Jebel Ali. Tukaza kurasa no ku byambu bya Fujairah na Jebel Ali, byose nibyo muri Abu Dhabi. Baravuga kandi ngo UAEs turabizi ko aho ngaho ari agace kabitsemo amamiliyari. The UAEs multi-billion dollars global transit, turabizi ko amamiliyari y'isi yose anyura hariya kuri aho hantu tubabwiye. Turabizi ko aribo babaye hostage, ni tuvuga ngo nibo bigaruriye ubukungu bw'abamiliyarderi b'isi bose. Ahubwo nicyo wakita isoko ry'imari n'imigabane ku isi burari hariya. Aha dushake tugarukiraho ibindi nyine mwumvise namwe aho ruzingiye. Leta zunze ubumwe z'abanyamerika ishobora kwitwararika ubu butumwa ikarara idasubije. Tumaze kubona n'abasirikare bayo bamaze kugwa muri Jordan. Icyo ushobora gukoresha ushobora kugabanya ubukana bw'ibitero. Yego. Ariko kubireka byo ntabwo bishoboka. Yego.
kimwe nuko ishobora kubikorera icyo kugira ngo nanone isembure Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu zibone ko n'ubundi zasagariwe n'ubundi kuko niyo yazubatse no kuzisenya ishaka yazisenya. yego Kuko muri iyi ntambara harimo n'iturufu yo gukubita hasi ibihugu by'Abarabu, yego kuko hari ibyari bimaze kugira ijambo no kwiyumva n'agatuza. yego Amerika rero igomba kubikubita hasi kugira ngo izabone uko yishyura amafaranga yatakaje muri iyi ntambara muri rusange. yego umwe na muri ubwo buryo n'ubu ngubu iragira irasa kuri Irani, irasa kuri Irani, Irani niyo irasa hariya. yego igihe isubira rero nisubiza n'ubundi izasubiza zuba hasi ubukungu bwa Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Jire, uribuka ko izi Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu ari ejo bundi zari zabwiye Amerika barayibwira ngo bombi na Qatar mwatuba bari iyi ntambara mukayihagarika mukemera ibyo Irani iri kubaporopoza ko muramutse mubasaniye ibyo mwangije muri iyi ntambara y'iminsi 40 niba bari kubyemera mwakemeye mukabisana. Abanyamerika bati ntabwo twabisana, bo ibihugu bibiri nibyo byateranyije amafaranga biravuga ngo reka twebwe tuyabahe, mwebwe mwemere kugenda mube hambo gusa mwemere ko muzabasanira kuko nibyo bari kubasaba, ariko amafaranga yo gusana twebwe tuzikora mu ikofi tuyabahe, ariko mutatwangirije kuri uru rwego. Niba ubyibuka UAE yonyine yari iri gutaka ko guhagarika isoko rya Dubai, indege zitajya Dubai, Qatar Airlines yahagaze, bari bari kuvuga ko ubukungu bwabo baburangije. Ntabwo ariho basubiye n'ubundi ubu niho basubiye, ariko n'ubundi hari n'imbere kuki ubundi batakabaye barabikumiriye ko bagirwaho n'izi ngaruka birinda guhamagara Amerika batangiye gutaka uko babonye Irani iri kubagabaho ibitero. Jire, ka Amerika ari umufatanyabikorwa bari kuyikumira gute? Ni umufatanyabikorwa gute? Si umufatanyabikorwa gute gutuma umuntu aza kugutegeka uko utwara ibintu wawe kandi ubona ko neza bitari mu nyungu zawe ahubwo biri mu nyungu ze cyane kuruta wowe, kandi n'igihe ugize ibibazo ntagutabare ukabifesinga wenyine. Ubundi ntibyumvikana ukuntu Amerika ubundi ishaka no kuza kugenzura Hormuz, urebye ibirometero biri muri Amerika naho Hormuz iri ubwayo ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko biriya bihugu n'ubundi byakuruye Amerika mahariya birayizana, ni nabyo niyo mpamvu bikwiye kuba byakabaye byumva ubushari bwo kuba byarazanye Amerika hariya bizi ko ari umwizerwa, ari umuntu wo kwizerwa, ari umuhariya wo kwizerwa. Bikwiye gufesa ingaruka zabyo nyine bikumva neza icyo wakwita kari nk'akaga byazaniye akarere igihe byibwiraga ko bari kuzana umufatanyabikorwa muzima muri biriya bintu. Ari nayo mpamvu mbona ntibyakabaye byiriza, ahubwo icyo bigomba gukora nabyo bigomba kuzamura Liga Arabe bikayibwira ngo ko twe twavuze ijwi ryacu ntiryumvikane, mwe mwahagurutse tukahagurukira rimwe tukabaye ko baravuga ari babiri Saudiya yacecetse ejo ikarasa ku Bahuti. Yego. Nyamara ejo nayo bayisubiza tukumva yavuze. Yego. Nta kintu bizabafasha, n'undi bazahora muri situation imeze kuri igihe cyose bataramenya guhitamo ikibafitiye inyungu, ko kubana neza n'umuturanyi ari byo byiza cyane kuruta kubana n'inshuti yawe. None se Irani yo ntiba muri Liga Arabe? kubera iki yatinyuka guhemukira abavandimwe kuri uru rwego? Niba ari umusore, niba Irani ari umusore yarashe muri Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika ikareka guhemukira abaturanyi kuri uru rwego. Amerika se baregeranye, rega harimo kilometero nini. Barabazanye ibintu bya Amerika n'ibigomba kurasa kugira ngo bumve ubukana bw'ibyo bizaniye hariya, kuko na Amerika igiye kurasa ntabwo irasira Washington. Yego. Irasira muri biriya bihugu. Yego. Okay. Jire, urakoze cyane, reka twizere ko tuza news, ubwo turaza kugira umwanya wo kongera kuganira rero, reka tugushimire kuri umwanya. Arakoze cyane Jire Nkusi, ariko natwe reka tubashimire ko mudukurikiye muri iki gice, ariko turagaruka turebe nanone y'ibintu biri kugana, kuko niba Mochisa Bakamane yavuze ngo aba bantu ntimukabizere. Ibarwa ye turaje tuyisome yose mu kanya mu kiganiro kindi kigaruka. Yavuze ngo aba bantu ntimukabizere, nimufashemo turwanire ubusugire bwacu dukoresheje silaha, mtutu wa silaha. Naho kwizera sinyatire ya Trump yo bamaze kutwereka ko nta kimaze. Trump ubwe ni ubitweretse, nugutegereza tukaza kureba ibyo bigana. Ndagasezerana rero turagaruka mu kanya muri icyo kiganiro. Mugumane na Longa na Siasa, turabararitse.